Yes, inshuti bakadasohoka ba IMVD turabasuje cyane, mugira amahoro y'Imana aho muherereye hose, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengera bwaryo ndetse n'umujyi wa Kigali, abo tutibagiwe na ba diaspora baherereye mu mpande zose z'igihugu turabasuhuje cyane. So uyu munsi tuzanye inkuru idasanzwe, benshi bagiye bayibona bakagira ngo ni ukubeshya cyangwa se bakagenda bayitesha agaciro bagira ngo iyo nkuru siyo. Amakuru turayazanye kugira ngo tubereke uko nk'uko mubibonaho muri iyo foto igaragara neza ukuntu Israel Mbonyi yishimye ndetse ari kumwe n'umukobwa bivugwa ko yaba bagiye kubana ndetse yanamuteye inda. Ibyo ni ibintu birimo kuri iyi mihanda ahantu hose byahageze. So rero turagira ngo tubamenyeshe ko iyi ariyo nkuru tubazaniye. Israel Mbonyi ese yaba yamuteye inda cyangwa se bagiye kubana mu buryo buri aho ngaho cyangwa bwemewe n'amategeko? Ariko ni inkuru ivuga ko uyu mukobwa mureba hano imbere yanyu ari umukobwa Israel yateye inda. So rero ndagira ngo mbamenyeshe mu bushakashatsi ndimo ndakora, hari amafoto menshi ngiye gusohora mu kanya gato. Wowe urareba iyi video ukayirangiza uraza kubona andi mafoto mashyashya ngiye kugenda ashyiraho, uburyo baryohewe mu rukundo, uburyo ari kumwe n'umukunzi we. Ndagira ngo banze nkwibutsa akantu kamwe kandi katagoye: kora subscribe, ukore share ndetse na comment kugira ngo tubane umunsi ku wundi. So rero reka nze mbabwire amavu n'amavuko ndetse w'uyu mukobwa bivuga ko Israel Mbonyi yaba yaramuteye inda. Akomoka mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo, niho akomoka. So rero uyu mukobwa nawe yagiye aba Dubai, niho akorera akazi ke ka buri munsi. So bivuga ko Israel Mbonyi ubwo yajyaga Dubai agiye gutembera atari mu gihe cy'akazi, ari mu biruhuko, nibwo yaje guhura n'uyu mukobwa. Bivuga ko bararanye ndetse bararana muri hoteli imwe ikomeye muri mujyi wa Dubai hariya muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ariho yaje kumuterera inda. So rero inshuti bakadasohoka ba IMVD ndagira ngo mbamenyeshe ko iyi ari inkuru isohotse mu kanya gato, wayisanga ku binyamakuru bikomeye byose, byaba ibyandika byaba ibivuga ko Israel Mbonyi yaba agiye kurongora, ndetse ariko bikavuga ko nyine agiye kurongora umukobwa yaba yarateye inda. Ese wowe niki ubivugaho? Andika comment uvuge icyo wowe nuko ubibona. So rero genda ureba aya mafoto turimo kugenda tukwereka, nawe usobanukirwe iby'urukundo uri mu rukundo hamwe na Israel Mbonyi. Uyu mukobwa amazina ntabwo bagiye bayatangaza, bagiye bagerageza bakayahisha, ariko turaza kubereka muri episode ya kabiri iri bukurikire mu kanya gatoya, tugenda tubereka uburyo amazina n'inkomoko ye nk'uko twabibabwiye ko ari mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo ariho avuka. So bikavuga ko rero hari ibintu bitarimo kumvikanaho na bamwe mu nshuti za Israel Mbonyi, bavuga bati oya, ntago dushaka ko urongora uriya mukobwa, nubwo wamuteye inda ariko ugomba kurongora mu banyamurenge bene wacu. Ubwo ibyo nabyo byabaye impaka zikomeye, bavuga bati ni gute umukozi w'Imana ashobora kuryamana cyangwa se gusambana n'umukobwa mu gihe batararushinga. Icyo kintu abantu benshi cyagiye kibatangaza cyane, ko bari bamuziho nk'umusore witonda, umusore ufite amavuta, umusore wuzuye kandi wujuje ibyangombwa. So rero ndagira ngo mbabwire ko ari ibiri ku muhanda. Ibyo tuvuga byinshi biba ari ibyo ku muhanda, biravugwa, natwe tugaruka muri biravugwa. Ariko abantu bene wabo cyane cyane b'abanyamurenge bavuze bati ntago dushaka ko ushobora kurongora undi mukobwa udaturutse muri bene wacu. Ibyo nabyo bakavuga bati ni ivangura, ni irondakarere, ni irondakoko, cyane cyane nk'uko abantu bagenda babivuga, bavuga bati abanyamurenge akenshi barongora muri bene wabo, bagira bate nyine, ariko ukumva ni ntago abantu benshi barimo kubyumva tu. Nawe rero nk'umuntu usobanutse ushobora kureba iyi video cyangwa ukugeze uyu munota wumva
aya magambo ndimo ndavuga nawe gira icyo uvuge kuri iyi saga irimo kuba hanze aha, abasitari bavuga bateye inda, abandi bashwanye n'abakunzi, abandi bagize bate, none bigeze no kuri Israel Mbonyi. Ni ikibazo abasitari muri iyi minsi ntago bari kutubera abana beza. So ndagira ngo ngushimire rero wowe ugeze aya magingo tukiri kumwe hano